Ini yandi. Inyana ni yandi. Dura ini yandi. Ini yandi. Uyu ntari hano. Magana ane y'amafaranga cyangwa y'idolari? Idolari si faranga. Oya, idolari si faranga. Magana ane karakanyana? Aka kanyana ngaka. Niki cyabaye ariko uko uzasaza? Inka zashize mu gihugu. Inka zashize. Nta bundi inka zirago amafaranga nabuze. Irugaju nangahe? Magana atatu y'idolari cyangwa y'amakongomani? Atatu yose umwisho magana 290 muri makuru kuraho idolari 10 gusa. uyu musore kwifaranga kwa kazi uramuhangaye wowe. Aya iki mu minsi ishize byako bigura nka magana 200 cyari nka magana 200 mu mikenke yari soko yazo magana 250 tibishoboka. Ndabizi mzee izo faranga zose none ni na gatanu twarema isoko ndi kubona hari umuco abakiriya se bimeze bite? Hanyuma ndabona ufite ipataro nziza none nkiyo ngiyo uyigurisha nga idolari 15 mu makongomani nanga kwa makongomani 40. Hanyuma abaturage ubona ari biba biboroye kugira ngo bazibone? Iyi ni irahenze cyane kubera ko hariho n'abakeneye bene ngizi hariho ni za 30 30 hariho ni za 25 ibyo 25. Ubwo se ubucuruzi bw'amahuzu ubona gute mu Minembwe? Ubucuruzi bw'amahuzu buragenda kwa ko abanyamurenge urabazi n'abantu bakunda kwambara bakunda gufitinga ko babegwa imbere bagifitinga bagaza gushuta umasa bakagura kandi tukaba tuzi ko twagiye tujanwa na bamayi bose biroroshe kugira ngo babashe kubona ifaranga zo kugura. Bigoye ariko nanone baragerageza ubona ugereranyije n'ibibazo bakora bafite ibibazo zabaye ariko baragerageza ugasanga karaza umunyamurenge n'ubwo ibibazo byoba gutari ko aragerageza azagerageza. Hanyuma uyu musore ni umukire wo mu Minembwe mu basore bato ufite imyaka mitoya kuri aka n'ubukire kwihangira ntabwo ari ubukire turagira ubukire turacari uri mu nzira ariko uri hagati tuvuge ko turi mu nzira yo turaganaho ubukire. Yego kuraje cyane ni umusore wakunze akarere akakabamwa akagakoreramo afite runini afatiye abaturage. Ni ukuvuga ngo umuntu akeneye ipataro yo kwinjira mu kutano ni iwawe. Abandi basore bari hirya no hino wababwira iki? Mu buryo bw'ibikorwa ko baza bakaza bakihangira utagurisha imyenda ashobora gucuruza amasukari ashobora gucuruza waremye gatanu. Ndabona wagurisha ibishimbo ibeyi rigeze murangara. Ibeyi igikombe ni 200 ibumba ni 35. Ibumba ni 35. Abandi ni 30 gusa. Harimo ibishimbo bigiye bitandukana ariko bamwe ni 30 abandi ni 35. Nuko za 35 babyita gute? Izo za 35 babyita nyarukumo bivanze na nyakarepe. Nibyo bizabyera cyane n'ibindi ngo ni mukwendaraye bizabyera cyane kwa muraza umukwe turugira ikibazo ukama uterekaho amazi bimuzimana kuyu mwanya mpamvu yo gushaka inyama oya bikaba birahiye umukwendaraye umukwe yaraye cyane wo mu ibyo bishimbo ndakibazo no aba yatazakunda inyama wo mu ibyo bishimbo kandi wari utabonye n'inyama wo mu n'ibyo bishimbo ibyo bishimbo birahagije umukwendaraye ni 35. None
ku kandi gatanu ko byari kuri 30 kera bikaba byarenze 5,000 none ubu nyine turi mwitera iyo ari mwitera bizabiguruka cyane abadafite imbuto ni benshi none kurabona uko mu kwezi kwa kabiri hagati bizoba biri kuri kangahe mu kwezi kwa kabiri bizoba biri kuri 4 na 5 ibihumbi 40 cyangwa 45 cyangwa 50 none ukabona kuko tuzobivamo ibyo bintu takundi guhaye ugura imbuto we uko bimeze niko azagura murakoze cyane nari nshaka kukubwira ngo mu kwezi kwa gatatu bizogura 50 yo siyo guterezwa inzuzi dore gakino gihugu ko kirimo abantu benshi ari bwinshi kurano kuko abantu bose bazobona imbuto byapanze muri ubwo buryo ubukene nyine ni bwinshi ariko nyine ntuzubura kugira undi yo gufasha yaguheza iryo bumba na ukagura nyine kugira ngo uzobone icyo utera ubona abamama mu muhano utuyemo cyangwa muri Minembwe wowe kurabona gute kurano kuko abantu bose bazobona uko bahinga kubera imbuto biragoye kuvuga ngo nk'ibumba ry'50 si buri wese uzoribona none tugire gute takundi ga n'Imana izodufasha Imana nuko Imana izozana ibishimbo Imana izica mu bantu abagira neza niyo ndabo dufasha tukabona imbuto twese tugahinga babana banyu bagiye mu mahanga tibo batumira imbuto abo ganyine nibo batugize kuva imyaka 5 nibo batugize baduhaye ibyo kujya baduha amafu none ntiboreka kuko uyu mwaka ushize twarumbije cyane niyo mpamvu ibumba ryapanze ifu n'ifu none kugira ngo utahe ukumva wugufasha ukumva ushobora gutuma ibintu ukabikura ibikavu wenyine ku mafaranga yawe ukabigeza numva ukenera ko amafaranga angana gute kugira ngo utangire gucuruza umuntu $500 urumva ko bagatahe nyine kaje kugufasha kugira ngo ubone umuntu ubonere kugiye kandi n'abaturage babone duhereye ku by'isoko isoko rya Minembwe rya 5 niryo turimo ni na 5 abantu baremye habaye ndetse n'umuco twari tugize iminsi turi mu mvura nyinshi uyu munsi yaguye ariko yaje gutanga umuco urebye mu isoko muri rusange mu buryo bw'amatungo mu buryo bw'ibiribwa mu buryo bw'ibintu byose bicuruzwa hano urabona ibiciro by'aha hantu byazamutse uhereye ku nka ni abajije akanyana mbona akanyana gato cyane kagacuke kubara kasabaho $400 wazamuka wareba umunyu ngo amavera 2,500 ibishimbo ko biraje kugera mu 40,000 ibintu biragoye abaturage baragowe ibeyi ryarenze kandi ikintu kibitera ni kimwe gusa tutarinze tunaja kure ni ukubera inzira tudafite inzira ituzamurira ibintu kugira ngo bigere mu Minembwe ico nico kibazo kiri mu baturage ni ubukene kandi ibintu biri kuzamuka ibiciro buri munsi twageze ku bishimbo navyo bavuza amabeyi urabona abantu kera bapanitse kubera igihe cyitera ibiki nabiki ese kuki igihe cyitera kibishimbo buri gihe hazabikiriza buri gihe ito cyangwa se iribeyi riza rizamuka kimpuguke y'akarere wewe ubona biterwa n'iki murakoze cyane ni ibintu bigaragarira n'amaso utarinze kuja mu gusesenguzi cyane hani wacu ikintu ca mbere dufite abantu b'abashango abantu bumva ko akwiye guhinga ibishimba soroma igishoma zaja kuja gushiraho umuteja agatangira kubisoroma kujya ari bibisi yaja kugeza igihe cyo kuzoja kuma ibishimbo akabara bimaze umurima akabara uhetuye none ico gihe tiyasigarije imbuto tiyasigarije isoko nta kintu na kimwe yahingiye ndagusa ico nico kibazo dufite nuko abantu hano mu Minembwe bahingirinda noneho ntahinga hingira isoko ntahinge yumva ko agomba gusigaza akagira depo agaheza n'abandi ariko gusa gahinga kugira ngo ajye kuri wa munsi nuko yajya igihe cy'ibishimbo cyashira ibishimbo bikaba birangiranye na kujya niyo mpamvu ubona buri gihe ibeyi rigera iki gihe rikazamuka nuko abahingira kugurisha cyangwa se abahingira isoko ni bakeya kurusha abahingira kujya abandi bose bahinga bajya noneho abahingira isoko babika dukeya kugira ngo bazagurishe bakaba bakeya bigatuma ibiciro bizamuka urakoze hanyuma uko mufite ubutaka bwiza bwera budasaba ifumbire budasaba iki ubona ari impamvu rero abantu bahinga muri iyo systeme yo guhingira ibyo kurya gusa ese kuki badahingira rero
uko inzara iba buri kwezi buri mwaka kuki ako kantu ko kumva kuko tuza tugera igihe cyitera ibishimbo bikazamuka cyangwa se imbuto ikazamuka ni gute ako kantu abantu batagatekerezaho ikintu cokamara bujya noneho iyo ikintu cabaye kikogwa buri gihe kigenda kigaruka kiruha kikaba karande mu bantu urebye basokuru bacu baje gusaba arabo kuragira bamwe amata ngo buce aba batangira guhinga ibigori batangira guhinga ibishimbo ariko duke nabyo bitewe n'iminsi bagendaga babigurira abanyamoko bagura ibishimbo bagura ibigori bakumva ko buri gihe bagomba guhaha bitewe n'iki n'ubushobozi bari bafite inka ntaco guhinga byari bibabwiye kuko igihe cyose nubwo biciro byazamukaga baba bafite ubushobozi bwo kubigura noneho igomba gukorwa kugira ngo iki kintu kive mu bantu n'ugusaba abantu bafite ubwitange bakigisha abantu cyane guhinga bahinga ubwabo ndetse bagahingira n'isoko kuko umuntu yahinze mu bitekerezo byarimo guhingira isoko atangira gutekereza ngo ese nzajya amabumba ngahe isoko nzajanayo zingahe niba adafite urufaranga noneho muri iri soko muri ibi bishimbo byanje mpinze nibyo nzagurisha nkigisha abana nibyo nzagurisha abana bakabona ikirato nibyo nzagurisha abana bakabona isukari nibyo nzagurisha abana bakabona buri kimwe cyose bifuza ico gitekerezo ni cinjira mu bantu ico twasaba cyane nk'abantu b'abagronome bari hano mu Minembwe cyangwa se nabandi bari kure bashobora gutanga ibiganiro cyangwa se ibitekerezo bikumvikana nuko kubwira abantu bagakangukira gukora cyane bagahinga imirima minini badahinga gusa ngo bahinga inda yabo urakoze hanyuma reka tuje ku kiganiro gisanzwe cy'akarere urabizi Minembwe yacu yasigaye inyuma mu buryo bw'imyubakire amabarabara ntayo umuriro ntawo imyaka n'imyaka ubu nyine tugeze mu mwaka w'2024 Bwana Maître ubona ari mpamvu ituma ki iwacu hadatera imbere kahandi hose wagiye ugera murakoze cyane vuba ariko ni mu mwaka ushize nagize amahirwe yo kuganira n'umwe muri aba bayobozi ba gisirikare bari hano aguma kumbwira ati hano iwanyu ni nkaho musa nabagize umuvumo nk'uko mufite abantu bakomeye muri leta mufite abantu bakomeye mu gisirikare mufite abantu bakomeye mu mitungo ariko umuntu ahageze nta n'ikintu na kimwe nta shuri wobona ryitirirwa umunyapolitiki umwe nta kanisa wobona ryanditseho izina ry'umupasiteri umwe runaka waryubatse ku giti cye nta muhanda wobona ntaki wobona ni nkaho mwagize ibyago mu kubyara ariko kandi ibintu bifata igihe kuko abantu bagenda bakura bitewe nuko barezwe urebye ikintu ca mbere gituma iwacu akimeze gutya muri iyi myaka isi yose ahandi maze kwegerana umuntu akenera kuzinduka saa 10 akazinduka yakenera kuzinduka saa 2 za nijoro akazinduka yakenera kugenda saa 8 za nijoro akagenda kandi akagenda mu buryo bwihuse kandi bufite umutekano iyi mpamvu ikintu ca mbere kibivaho ni bwa bunebwe nyatangiye mvuga cyangwa se ubushangu cyangwa se akantu ko kumva ko umuntu ari hejuru y'abandi tukumva ko nta wakora ikintu ca mbere cyatwishe ni ubushangu nico cishe aka karere kacu tukumva ko tudashobora gukora iwacu niba umuntu umwe afite ubushobozi abandi ntibamwegere ngo bamufashe muri bwa bushobozi bwe kugira ngo babashe kubuteza imbere ndetse nawe abateza imbere ahubwo buri wese agashaka kwigunga akabukwe uku kwigunga rero umuntu ayakorera ukwe undi agakorera ukwe buri gihe niko kuzana intege nke ikindi kandi hari ukuntu abantu bumva ko ngo yanjewe sinyakorera nyanaka ngo sinyakorera nyanaka ngo njewe sinyokorera nyanaka ariko ico kintu nico cyatuzaniye ubumuga usanga umujyango ngo famille runaka ngo nabakene ngo kuva kuri basokuruza babo none se abo bantu baravumwe wo kubaza ngo se bagenze gute bacu kubera iki badahaguruka ngo bakore rero ubu bushangu akagasuzuguro ko gukora uku kumva ko utakora kugira ngo ubone icujya kumva ko nico gituma iwacu ahora hasubira inyuma noneho kugeza aha muri ibi bihe dufite abantu babakire bafite amafaranga dufite abantu bakomeye bafite amazina dufite abantu ahantu henshi hatandukanye ariko iwacu niho hantu hakiri inyuma kurusha ahandi hantu hose ku isi atise kubera iki urebye mu buryo bwonyine bw'itumanaho
n'iyi video yonyine dukora kugira ngo ije gufata umwanya wo kugenda irashobora gufata n'iminsi 2 itaragera kubashaka kuyibona bitewe n'uburyo bw'iki bwa makonexio bitewe n'uburyo bwa network ziri hasi umunara umwe ngo kurakoreshwa amatelefone za miliyoni ni ikintu kimwe kiri inyuma tabarabara nta kepfo ka ruguru. Rero iki kintu ico twashobora kuvuga ku bantu bari hano abasore batoya nkuko abakuru ni nkaho abantu bamaze kwangirika mu bitekerezo bumva ko baduhoza mu bintu byatambutse baduhoza mu bintu byashize ngo twebwe twari tubayeho twebwe twagiraga gutya twebwe twagenzaga gutya twebwe twakoraga iki tukumva abana bose ko barakurira muri ibyo bitekerezo byakahise ariko ntibarebe ejo hazaza. Ese ejo hazaza hameze gute? Ejo hazaza tuzaba turi hehe? Niyo mpamvu hagomba kuba cyane ubukangurambaga aba basore batoya urubyiruko rwacu bakumva ko ari twe dufite umuti wa Minembwe ari twe dufite umuti w'akarere kacu ni twe twenyine twahaguruka tukahateza imbere cyangwa se tugatuma haguma gusubira inyuma buri munsi. Ndumva ari kico navuga. Urakoze. Hanyuma ku isi hose abantu bagenda bava mu cyaro bashaka imigi cyangwa se bimukira mu migi, ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko noneho hano iwacu hari akarusho ko kuba abantu baza basana babahunga iwabo. Hari abagenda bashaka ubuzima icyo babonye bagashaka kukijana iwabo, ariko se kubera iki twebwe urubyiruko n'abandi bantu b'incabwenge iyo bagiye mu bindi bihugu by'ahandi baza bashika bagasa n'abashitse bagasa n'abahunze iwabo? Ubona uyu mwuka waratewe niki? Ni ikintu dushobora kwita ni nko kudakunda igihugu nkuko titwigeze twigishwa. Umuntu ava hano asa n'utavuye iwabo ahubwo hayaje gushaka iwabo, kuko nuvi wanyu utazi ko ari iwanyu ukagenda nuse n'umuntu waje gushaka iwanyu ntuzibuka hariya wavuye. Rero niyo mpamvu dufite ibyago bikomeye cyane. Urebye abantu bacu bavaha bagenda bashaka ubuzima ahantu hatandukanye ntibasubira kwibuka hano, ahubwo aho bageze bahita bahagira nk'iwabo, akaba ariho batangira kubaka, akaba ariho batangira gukorera ibikorwa byabo, iwacu bakahibagirwa burundu. Ariko abo ngabo reka tubanze tubabwire ngo abavuye mu Minembwe cyangwa se abavuye mu misozi miremire aba ari bo bose bashobora kuba babumva ururimi tuvuga. Aho waba uri hose mu Minembwe ni hiwacu, Kongo ni hiwacu, Ifizi ni hiwacu, Itombwe ni hiwacu, wumve ko turi abantu baha ibuvira muri aka gace ni hiwacu, niho twavukiye, ni naho iwacu, ni naho tugomba gutura. Noneho we nibugize amahirwe yo kuhava ukaja kure washika ukabonayo ibikorwa byiza, ni byiza ko ico kintu wabonye iyo ukigarura kikaza gufasha hano iwanyu, ukubaka inzu nziza iwanyu, ugakora ikintu ciza iwanyu, ugakora byiza wumva wokorera n'ahandi ariko uhereye iwanyu. Rero iki kintu abantu bacu baracibagirwa bakagita agasa n'uwacitse ku gihugu burundu ntiyibuke ko iwaba ari mu Minembwe. Ukoze ku kintu gikomeye cyane cyo kuvuga ngo hari ukuntu abantu bakuze batigishwa gukunda igihugu cyangwa se gukunda iwabo. Urugero hano hari abana b'abarundi ejo ndikwa kutugana abana batoya babati nje wabi nubwo nubona amafaranga ngana gute hano mu Minembwe sinshobora kugura parcelle hano, sinshobora kubaka hano, tegerezwa kuja kubaka iwacu. Icyo kintu kirantangaza cyane, ni nacyo cyatumye tangira gutekera bate se ko dufite injijuke, ko dufite abantu benshi baza bashika mu bihugu by'abandi ukabona baradamaraye. Icyo kintu ugikozeho nukuba tutarigishwe rero gukunda iwacu. Hanyuma rero metre ubona ari kicokogwa kugira ngo byibuze urubyiruko dufite kuri ubu nyine rutangira gutekereza gukorera iwabo, rutangiza kumva kuko iyo bari nubwo bari mu bintu byiza, nubwo bari ahantu heza, ariko nanone badafite agaciro nko kubikorera iwabo. Birashobora kudufata igihe, ariko kandi titwocika intege kugira ngo tubivuge. Twumvise abantu ko imuhira ari mu Minembwe, twumvise abantu ko iwacu ari hano, twumvise abantu ko iwabo ari hano, nubwo hari ari muri Australia, niba ari muri Amerika, niba ari muri Aziya, aho yaba ari hose nukwibuka ko iwabo ari mu Minembwe. Rero niki cyadufasha ni ibi biganiro cyane cyane kugenda tubwira abantu ku mbuga
tubabwira mu biganiro bitandukanye aha ku ma YouTube bakumva ko neza bagomba gukorera iwabo bagafasha iwabo nkuko ntaheza kiwabo w'umuntu niko abanyabwenge baza bavuga aho waje hose iwanyu niho hantu h'agaciro habaho kwisi nkuko ugenda uhibuka ugenda uhatekereza kandi uguheza agaciro n'uguheza uburaro wese aguheza uburaro bitewe n'agaciro ka gihugu wavuyemo akavuga ngo uyu ni umukongo reka mufashe kubera ari umukongo ni umushyitsi hano ejo azotaha. Icyo kintu ni ikintu gishobora gufasha cyane abantu bacu kwiyumvisa ko ari abakongomani bakumva ko nikiriya kintu nubwo baba bagikoresha mu Giswahili bakavuga ngo ni bazalendo niriya patriotisme kumva ko uri umwene gihugu kwiyumvamo kariya kantu ko kumva kuko uri umunyagihugu ari wewe muntu ugomba kwita kuri cya gihugu cyawe nkuko nico cakuzaye. Abandi bazaba bivuga amazina bakavuga ngo ni igihugu camwibarutse nibwo butaka azi bwa mbere. Rero abantu bacu aho bari hose abari kure n'abari hafi ico tubabwira umuntu wese waba afite akantu gato cyangwa se kanini aha yashaka kugira igikorwa ashobora kugira akora uwakumva wese ashaka gukora kubaka gufasha wese nabyerekeze mu minembwe kuko mu minembwe niho kwitsina niho bazamuvuga niho azahererwa agaciro kuko ibyo dukora byose tubikora kugira ngo abantu tugira ishema abantu batwubahe abantu badukomera amashi nico kintu niyo kamere ya muntu ni ugukora kugira ngo ashimwe. Rero niba ushaka gushimwa umuntu ashaka gukora kugira ngo yumvikane avuge rigijane nukuza iwabo ahandi hose nta handi hantu hagira agaciro kuruta iwabo w'umuntu. Urakoze. Hanyuma hari ikindi kibazo ngira ngo kubaze ahanze cyangwa se muri community Nyamurenge hariho ikintu cy'amacakubiri kandi kikaza ndetse nubwo ko ufite ikibazo c'intambara zibugarije. Aya macakubiri ubona yategwa niki cyangwa se umuntu yatera niki wamubwira? Urakoze cyane. Ibi bintu ni nkaho bishobora gufata igihe kirekire umuntu yabivuga kugira ngo abantu baze kumva icyo ushaka kuvuga icarico. Amacakubiri y'iwacu yatangiye kera cyane kandi kuyamara bizadufata igihe cyo kuvuga n'igihe cyo gukora kinini. Byahereye ku bantu b'abagabo bashatse abagore babiri uburyo bwo guharika. Iki kintu kiri mu byazanye amacakubiri iwacu ngo birangize nyuma yo guharika tuja mu makanisa. Amakanisa nayo abamwe amacakubiri buce tuja mu mami amami nayo aja mu macakubiri buce nguko turamenya ubwenge tugiye muri politiki tuzana ibyama tuja mu macakubiri buce ngo ntabyo ibyama habaye ibisoda tuja mu macakubiri kugeza ubu mu muhana ni mu macakubiri. Ukumva ko ni ikintu cyahereye kera mu miryango kirimo mu makanisa kirimo muri community kirimo. Urumva ni ikintu gifite imiziremereye amacakubiri wacu yarimye tuyaheza intebe birakunda kugira rero ngo tuyarangize nta bandi bayarangiza aba twatwita batwigwaneho aba basore uru rubyiruko aba bahabigwanaho muri iki gihe aba bato nkuko abasaza n'ubundi mitwe imaze gusaza bo bagenda basubira muri kahise ngo twari tubayeho gutya kwa banyanaka twarabahatse kwa banyanaka nibo baturagiriraga kwa banyanaka ntibagiraga inka kwa banaka ntibahingaga kwa banaka ntibambaraga bajyaga uko tubahaye. Ibyo bintu byonyine bigatuma birema agasuzuguro kavaho ugasanga hajeho amacakubiri noneho umuntu akamatandukana n'uwo bavukana mu ndimwe kubera uburyo bw'agacinyizo niba twabivuga mu Kirundo umuntu akumva ko umwe ari hasi undi akumva ko ari hejuru. Ibyo bintu bituremera amacakubiri noneho injirije nayo dusa n'abayitwaye mu buryo bwacu bwa kamere ya Kinyamurenge. Ndashobora kubivugaho birebire kuko nubundi ndasa n'uwabikozeho ubushakashatsi uburyo bw'iyinjira bw'idini mu Banyamurenge uko idini ryagiye ryaguka n'ubutumwa bugenda buvugwa abantu bahise bacikamo bitewe n'uturere batuyemo.
baratangira ngo sepak iraje Fizi da Selepa iraja Itombwe abandi baraherera aha amacakubira barabaye noneho umuntu baba bari mu makanisa abiri bakumva ko ari nkaho bagiye guhangana ntibumve ko ari ubwuzuzanye kugira ngo bakore ikintu gifite imbaraga twebwe tubikora muri kujya kwacu twumva ko buri gihe duhora twireshesha ngo ahanaka bagize uko bibaje ndakora uko nyanaka yakoze uko nje ndakora noneho n'amadini yacu tuyajana muri ubwo buryo igisirikare cyacu tukijana muri ubwo buryo bikaba nk'ibintu byo guhangana tugahora twumva ko abandi iyo bagize amashaka menshi iyo bagize imyumvire itandukanye ku kintu nico gihe bumva ko bafite imbaraga rero icyo nusaba cyangwa se icyo nshobora kuvuga cyangwa se icyo nahanura abasore batoya muri iki gihe nukumva ko imitandukanire y'ibitekerezo byacu arizo mbaraga zacu niba umwe ari mu cyerekezo runaka undi akaba mu cyerekezo runaka undi akaba mu cyerekezo runaka ariko mu mugoroba twese tukaza tugahurira hamwe ku meza imwe tugasangira ji tukaganira noneho tukubaka imbaraga umwe ahazi ngo muri uru ruhande bimeze gutya undi akavuga ngo muri uru ruhande bimeze gutya za mbaraga zacu tukazishira hamwe ariko twebwe abanyamurenge siko bimeze ni ibintu byabaye ikinyuranyo bitewe nuko abandi baza bakora abandi bafite amadini barayahuza ibyama byabo bakabishira hamwe buri kintu cyose bakora bagasa naho bagikoreye hamwe kugira ngo byose bifatanyirize hamwe kubaka imbaraga z'umuryango kubaka imbaraga z'akarere kubaka imbaraga za kominote yabo baturukamo nubwo baba batandukanye mu byama cyangwa se mu myumvire rero ico nico dusabwa nukumva ko ibitekerezo byacu imyumvire yacu iyo ibyama byacu cyangwa se amakanisa yacu atari amacakubiri atari uburyo bwo guhangana ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo tugire imbaraga nyinshi yego urakoze hanyuma ikibazo turangirizaho uri mu karere uzi ibibazo bihari za buri munsi ku munsi hanyuma njewe iyo nitegeza hano mu karere nta macakubiri menshi hari ariko se umuntu uri mu Rwanda uri mu Bugande uri ku wundi mugabane urya agahaga tazi rondo tazi mayimayi ukuntu isumbuye abantu hano ariko agahaguka akaja kuri media agatangira kuzana ibintu by'amacakubiri uwo muntu nubuhe butumwa bumuha aba bantu twabita bicanyi kimwe n'abandi nkuko umwicanyi mubi n'uwica ibitekerezo kujya Bibiliya izivuga Yesu aho yazabwira abigishwa ngo ntibatinye icica umubiri ahubwo batinye icica umutima umuntu uteye ubwoba suyu wayo uza akadusanga mu mihana yacu akayidutwikiramo akaturasa turyamye ahubwo uteye ubwoba n'uwaye wangiriza ibitekerezo by'abana b'abanyamurenge akangiriza imyumvire y'abana b'abanyamurenge kugira ngo mu gihe cy'imyaka 5, 7, 10 aba bana ubugoma haya biba buzaba bukiya bugenda bubyara ariko uwica umuntu we aroroheje kurushuri ya wica ibitekerezo rero abantu nkabo baba bahaye batubibamo amacakubiri bashaka gutandukanya abantu ngubwo yabonye ifaranga ngo yaye ngo iwacu ni nkaho badusize inyuma sinza amenya jewe aho iwaba bahaye avuga niba ari aho mwacu ngo twebwe twasigaye inyuma ubwo umurara wacu twebwe ntiturimo none nawe turaguha amafaranga utangira ukoraka nawe twoguha amafaranga tugakora nawe ko bagutaye koruko abo bantu nabicanyi kimwe n'abandi niho navuze ngo ibitekerezo tugomba kugira mu mitwe yacu baba bari hanze ndetse n'abari hano kuko abari hano ho ni nk'abantu bari hamwe nyine uriya satani uzana umuzi mubi aturutse hanze akaza gucamo abantu uwo niwe turimo tugwanya tunashaka kubabwira ngo nta macakubiri dushaka hano nta n'amacakubiri ari hano ico dukeneye n'ubumwe n'ubufasha bwanyu bw'ibitekerezo by'uburyo twakwigobotora kuri aka kaga kari hejuru yacu kuri iki kintu kidutwikiriye kuri ubu buryo bubi tubayemo kuri iyi nzira mbi tuhaducamo muri ubu buryo bubi tuhatugendamo ahubwo ari cyo mudufasha kuvamo ariko mureke kutubibamwe amacakubiri niba ari gato muduhaye mukaduhe tugasangire niba ari gaturonse ugahe gafashe bose ariko bitagiye bicamo abantu rero abantu birinde kandi bene abo bantu bariyamwe nkuko nta ciza cabo abo nabanzi kurusha mayimayi iri kurasira abantu mu maso urakoze metere mu kurangiza sinzi nimba hari ikibazo tutoba twakubajije cyangwa se nimba ari ikintu kiri ku mutima wumva ushaka gusangiza abantu bose abavuka muri Minembwe ndetse n'abayikunda
urakoze cyane. Uwavuga ibya Minembwe kaba buri munsi tukaza tuja imbere ya kamera tuvuga tuganira tubisubiramo, nkuko hari byinshi bisabwa gukogwa hano. Cyane cyane abantu nshaka kubwira saba ari mu Minembwe nabatwumva bari kure, abana bacu, barumuna bacu, bakuru bacu, bamushenge, bashiki bacu, abantu mwese muherereye hanze y'igihugu, abo niwo mpanshaka kubwira. Minembwe nta macakubiri dushaka, nta na macakubiri ayirimo. Ico dushaka ubukuru uyu munsi ni ubufasha bwanyu. Twavuze mu kiganiro dutangira uburyo ibiciro by'ibintu bizamuka, uburyo abantu babuze nibumba yo gutera, uburyo bamwe barabiterwa kubera n'intambara, kuko ntibabona umwanya wo guhinga, birirwa biruka mu misozi, birukankanwa na mayi, bakora iki bava habaje hangaha. Kubera niyo mpamvu nubwo tutayivuze, abantu barahagaze ko bararasana, ntibafite umwanya wo kuja guhinga. Noneho mwe muri iyo kure, ico dushobora kubasaba ni ugufasha gukora mu mifuko mugatanga imbuto abantu bagahinga, mugatanga amafaranga abantu bagahingisha, mugatanga amafaranga amashuri akubakwa, mugatanga amafaranga abantu bakubaka amakanisa, mugatanga amafaranga imihanda igakogwa hano iwacu nta hantu wagoye hahari. Twakora ikintu cyiza mu gihe cyiza bitewe n'ubwo bufasha bwanyu. Ico cyonyine nico tubasabaho, dusaba ubushake bwanyu n'ubufasha bwanyu. Murakoze cyane.